Kanyabayonga yafashwe mani. ngo Kanyabayonga yafashwe. ubyo bikuye he? Byumve gutyo yafashwe. Twatangiye uretse gatumanza mvuge kuri Kanyabayonga. Breaking news nuko Kanyabayonga yafashwe. Unyibukije kureba kuri phone ndebayo nanjye Kanyabayonga yafashwe. Barashe bateye y'aba FRDC. N'umuriyete na koloneli uturuka muri Katanga. Yari igizwe n'abakomando bakomoka muri za Katanga n'ahandi mu bice by'igihugu, ariko benshi bakomoka muri Katanga na Wazarendo. Barashe hagwa abantu barenze 120. Iyo batari yatatanye kugeza ubu bari gushakana, nta wuzi aho undi yagiye aca. Bamwe bari kwiripotinga muri ntare za Sarambwe, ariko ni ukwiripotinga by'amabura kindi. Nuko batora nkurikije uburyo uri kubivuga, uri gusoma ubutumwa, ubwo nimboni iguhaye amakuru ameze gutyo. Katare inkomere za Katare na Masisi kuri zone bazijyanye, zabuze ukuntu zigera Igoma. Ariko rero impamvu bigoranye Bosco, tazama RDC yanditse ngo tose mate, umuntu wanditse ngo mu Kivu amato menshi y'ingabo z'u Rwanda bari kugenda asatira ngo positioninze ngo bigaragaza ko tension ngo y'imirwano iri hejuru. None se marine nibiri mu myitozo se hariya mu mazi. Ndetse nibatangaje intambara barajya se ngo u Rwanda rubika amato kandi bararubwe ko bashaka kurute anya mama we baradivasinze baragenda, intare zirabihorera zirabareka, baraza barazegera, barangije zirababyaza kweri. Zirabanyagira zititaye ngo ni umusadeki ngo ni umuki, zirababyaza bye zibakorera gashya ku buryo Viateur nyavuga ngo niba hajije ntasubire y'umwe. None ntiyasubiraga ahubwo yapfaga boroga, ariko hamagara abandi bati mubuze, nabo bakaza bakeba gusa, nabo bakakirwa. Zigatambuka kuri ya mirambo nabwo zikagenda zikakira abandi bari kuza basodoka. Kuno nta mafoto nabonye. Zikayitambuka zikajya kwakira abandi bari gusodoka. Bahamagara indege yajya guhaguruka bati hariya ku misozi hariyo Stinga. Indege bati kutaza tinze mbarige mbigwamo kubona hari za Stinga nk'eshatu zigenze ku misozi aho ngaho, mubanze mushaka uburyo mwarasa bafite Stinga. Turabarashisha ndiko abari bagiye kurasa bashize. Nuko babarashe nshuti yanjye, ambulance zatwaye na n'ubu zishobora kuba zikiri gutwara. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Dode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Anthony J Blinken niwe wabyanditse. Wabyumvishe avuze ko babanje gutelefonana na Tshisekedi. Iri tangazo ntago yaryanditse yidumbukije. Abanyarwanda turi ba nta munoza. Iyo yabyanditse ku Rwanda binjya mu matwi, yabyandika kuri Tshisekedi ubu umutima wanjye uruhutse. Ntabwo ari abanyarwanda, ni Viateur. Ndi nta munoza. Niwe nta munoza, utajya utuka abanyarwanda kandi nanjye ndiwe. N'abagenzi bacu bandi badukurikiye. Turiyizi. Wowe nande ari uvuga ngo ndiyizi, ubu arimenya nta bandi. Turiyizi nyine.
So yavuze ko rero mu biganiro bajyanye kuri telefone ngo DRC perezida wayo na Blinken ni umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Blinken ngo yamaganye cya gitero ku banyepolitike ndetse no ku biro bitandukanye igombe muri Kinshasa nyine muri Leta Zunze Ubumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje cyangwa se ziyemeje gufasha DRC mu gukora investigation kuri kiriya gitero, bo ntago bayise coup d'etat. Ikindi yavuze nuko we na Tshisekedi baganiriye ku bijyanye nuko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashe kugeza ubu ngubu, ku bijyanye no kuba hagaruka amahoro ndetse n'umutekano, ndetse no ku bijyanye n'ubufasha including support for the Rwanda process, n'ibijyanye nyine naho iriya ntuza y'amasezerano ya Rwanda ageze. Hanyuma Blinken aravuga ati we na Tshisekedi baganiriye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu uko bwifashe hariya muri DRC. Hanyuma ngo bongera kugaragaza yuko hakenewe ihagarikwa ryo ku ni sexual exploitation, ubwo n'ukuvanye no gufata ku ngufu hari bikomeje kuhabera cyane cyane ku bantu badafite kivugira, ubwo n'impunzi n'abandi bantu ngabo nyine bari vulnerable bo muri Goma. Nibyo ngibyo bavuze. Ibi burya mu matwi rero birimo nuko bongeye kubitamo kaga point ka Rwanda. Tshisekedi abashaka reka wenda nkusomere commentaire ziriho ariko subonda zigera bavura ntago ntahita nzigira vuba, ariko muze kubireba kuri Twitter y'uyu mugabo ibyo abantu benshi basubije. Ndavuga abanyekongo bagiye basubiza kuri ino agapoint ntumvise niba ari aka Rwanda cyangwa Rwanda process. Angola nyine bari kumubwira kuganira, barongeye kububwira ibiganiro, bamushubije Rwanda rero bya y'abakongomani cyane, aho bari kuvuga bati twe twari tuzi ko mugarukanye ibihano, muje utangiye kuvuga ko mwafatiye ibihano ibihugu nk'u Rwanda. Waramutse Bosco? waramutse Shadrack na Viateur. Kuki uhereye kuri Viateur? Nuko ari we nari nikoreye. Umwikoreyemo iki yabayeho? Wavuze ko ari we ahubwo uri gukunda nakomeje ku umunyamakuru arayifite kabisa. Ati wagiye yibuka ko wabayeho n'umusirikare ukagiramo ka gisirikare. Yego nyine nta kafite rata umva ngo aravuga ngo umunyamakuru neza. None se gira ikintu umuvugaho? Avuga nk'umunyamakuru pe. Oya, kandi mu banyamakuru ubwo namwirukanyemo ngewe ubwo namufashe nk'umufana. Umufana w'iki? W'ishyaka riri ku butegetsi. Avuga nk'umunyamakuru ntabwo ari umufana. N'umufana w'ishyaka riri ku butegetsi Bosco. Wowe nturifana. Byonyine aho ugereye ndifana so hari ibyo mvuze turabimenya nituva hano. Iyo turi hano tuba turi abanyamakuru, ariko we n'uyari aha ngaha aba ari umufana. Utiki Bosco? aho mugereye akakubwira ati tubireke tugende yumva ugiye kwe. No. Nuko rero nuko kiba cyo no mwuka somebody is coming. Uretse gato sinzi umuntu bari kuvugana arigira ahita haza ariko ntabwo ariko gende kubumva ariko ubu gutyo uratwumva. aho ndabumvisha. Icyo navugaga nuko nguko umwuka Roho Mutagatifu iba yatumanukiye muri kino gitondo ntacyo twarenza. Kabisa. Duga ku ijambo. Hanyuma se kubera abakoze imyuga myinshi n'undi ujya ubuzirikana uvuga uti ariko ubu ngubu umuntu ntiyavuga gutya kamera gutya. Abanyarwanda bagirwa kumenya icyo bavuga n'icyo bamira. Hanyuma yambwiye ngo abanyarwanda ariko namubwiye ni kuraho uvuga ngo Viateur ngo turi ba nta munoza, ngo kubera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye Tshisekedi ibirimo ibiganiro
bya Rwanda ngo ubwo abanyarwanda ngo turi bwishime, ndamubwiye ubwo buri bwishime ntago ari abanyarwanda turi bwishime. Wowe uri mu ruhe ruhande? Abanyarwanda nta hantu bahurira ikibazo cya Kongo, ntaho nabibaboneraho. Harahari nawe ubwo nawe uraramutse. Harahari ndetse hamusi kari kibabaje ni nawe wahambwiye ubwo wibagiye uko wambwiye. Harahari hanini ndetse mpakubwire. Rero ntabwo kuba hahari wenda kuba twavuga ngo hariyo FDL Nyarwanda ibyo biraho. Baranatuvuga reka baranatuzanye babituzanyemo bavuze ko nta nubwo wibuka ko Tshisekedi aherutse no kuvuga ngo ashaka kutubohora ngo turaboshe ngo twabujijwe freedom of expression ihari ibintu nk'ibyo. Ubwo se urumva umuntu ushaka kutubohora tutafitanye isano ntago twapfa no kwigobotorana ahubwo. Azabirota nizo nzozi mbi yabarotse mu buzima, mwabaze nk'uvuga ibyo zimaze kugeraho muri Cabo Delgado. Muvuga ko ngabo zitageze ku 3,000. Jagajaze akarere karuta u Rwanda inshuro 3 kari karafashwe n'ibyihebe kari vure occupied kweri. Ariko mu gihe kitangana n'imyaka 4 bakaba bamaze kugakoramo ibikorwa ku buryo ubu ngubu ikihe bari ukukimva ibunaka nacyo ari uko babahamagaye kuri phone bati hari icyo tubonye gicano gikanuye amaso nk'ay'ikihebe, bakajya kugicisha itoroshi ngo barebe koko kihebye. Izo nizo ngabo yumva yaza kwishetaho agatera akaza biragoye rwose agatera intambwe agatera bayita guzuma cyarya viate. Yego tera amaguru hejuru guzuma injira ku mupaka Goma na Gisenyi n'undi nawe ikibazo cyo babata uzi ikintu wari bwakande akantu bita intara gasoryo ngo urebe ukuntu kaba intara gasoryo cyangwa urunyanya bari bwarukane ngo urebe ari inyanya bita nyirakanyanya. Genda zizi iyo bagakandagiye kamera babyita ko kabaye gate karatonyoka babyita gutubuka. Bakandagira amazi akabavamo. Umva twigire. Nigeze kubwira Shadarake na byabaye ngombwa ko Rwanda nta gihugu kiraho muri East Africa mfite batayo yanjye natinya gutera, nubwo bimwe na succeeding ibindi nkabitesha umutekano ariko nkabirasa. Ariko kimwe n'u Rwanda ntange njya mbivuga ngo wangira general ukampa amafaranga n'ingabo ngo ntere u Rwanda sinakwemerera. Nahita mubwira nayarya nkabihunze mu Rwanda. Nayarya nkajya gusaba y'ubuhungiro. Nyamara muri kuvuga gutyo nyamara ntuza Wazalendo wajya kubona ukabona Wazalendo iri kurenga Nyagatare. Twakohereza abanyerondo ba Kimisagara gusa. Wazalendo yahangana na babandi yavugaga yatereye salute. Ese ko wavugaga ngo abantu batera salute nabyo mbigarukeho, ko wavuga ngo abantu batera salute ko cyangwa batererwa salute mu by'ukuri daso umwifiki muri mundo ya gisirikare. Mu mundo wa gisirikare nta cyari cyo. None se ni kuki ushaka ko agomba gutera salute umuntu ubugiye ko nambaye ingofero mvuye n'umusirikare namutera salute? Kandi nanjye ari byo nahakanye icyo gihe. Oya yabihakanye umva ikintu yavuze ariko ubundi aho ngaho mwanahuje nawe ari kuvuga ati iyo daso nibwo yaba yambaye ingofero ngo kwidarapo nta hantu na hamwe yemerewe gutera salute. Baririmba indirimbo yubahiriza igihugu niyo navuze. Ntago yemerewe gutera salute. Ntago yemerewe gutera salute. Yemerewe gukuramo ingofero. Voilà. Indirimbo yubahiriza igihugu daso yemerewe gukuramo ingofero. Polisi yemerewe gutera salute. Icyo ndi mu mutandukane naweho nuko yavuze ngo ni officers batera salute gusa. Igihugu mu gihugu ahantu mugiye kuramuta umuntu mukuru cyangwa umuyobozi
umukuru niwe utera salute ariko ku gihugu idarapo ni igihugu buri wese wambaye ingofero agomba guhagarara agatera salute ahandi ho ndetse n'uri kugenda naho waba ugeze mu nzira uri kugenda bakavuza bigo ivuga ko bagiye kuzamura idarapo kuriza idarapo wahagarara aho ugeze ugatera iyo salute nibyo aho ni ahandi ariko si mu Rwanda ariko byo hari n'igihe no mu Rwanda ariko byari bimeze nanjye kera kanjye ndumva narigize kubona ahantu twigaga bavuzaga ingoma idarapo ryakubitishije abantu muri uru Rwanda byihorera kera kanjye nanjye nabibonye koko tubanza guhagarara turi nka kure cyane uzi ko mu Burundi aho waba ugeze hose uri gusabwa guhagarara ugatera salute burera waba ari mu nzu iwawe wibeshye ukaguma wiyicariye nka militari we ari kumangamanga agahinguka iwawe umpaye tasika yo kuzategura icyo kiganiro cyo mu burere mboneragihugu. Hari agatabo ka NEC, komisiyo y'igihugu y'amatora, nzaza turebe umuntu atera isaruti ryari ni bande. NEC niba ifite ninde ushyingura ibendera ry'umwimerere, ibendera ritari ry'umwimerere, ninde ushyinguranwa ibendera ry'igihugu kuri serikeye, ibyo byose birimo. Ninde ugendana ibendera ry'igihugu ku modokari ye, ibyo byose tuzabireba kandi muranabizi. Asese nabonye hari n'abasigaye baryifotoranya baryambaye kuri plage. Ririya ntabwo ari umwimerere. Nemera ko buri muntu wese ukeneye gushyira ibendera ry'igihugu cye mu modoka. Wemera amategeko ateganya iki? Mbere y'uko ubyemera amategeko yavuga iki? Ntabwo nzi amategeko y'u Rwanda. Nibyo nendaga kuzababwira. Ngendeye wenda muri Kongo mpagendeye niho iwacu. Ibendera urigendana mu modoka. Ikindi cyongeyeho na hano muri ibi bihugu by'abazungu usanga umuntu rwose akabendera ke no mu modoka yanjye ririmo ry'igihugu cyanjye. Ariko no mu Rwanda njya nyabona byati. Ariko ntabwo ari umwimerere, kamugura 500 hariya kari ku gati. Akuri nta kibazo. Ariko noneho hari ibendera ry'umwimerere. Ibendera ntabwo rijyamo imbere rero. Iry'umwimerere ntabwo rijyamo imbere kuri kapo. Reka neza kandi riba ari ibendera ntabwo kabara kantuza. Reka musobanura ibendera ry'umwimerere iryo ari ryo. Ibendera ry'umwimerere ni ibendera uzabona n'utuntu tw'icunda tw'umuhondo dutendera. Uzarisanga mu biro bya meya, gavana cyangwa gitifu. Noneho ku modoka ya Perezida Kagame imbere haba hariho ibendera ry'umwimerere, rimwe ubona rigenda ryizunguza. Ni iry'umwimerere kuko ni naryo rifite incunda. Ambasaderi wacu niwe n'abambasaderi babyemeye. Ambasaderi wacu uri hariya bose ko ari nawe agomba kurigendana. Duga kuri ijambo. Nabo bonyine babyemerewe. Bosco, reka tukubaze gutya kugira ngo twihutishe ikiganiro. Ndabona dusigaranye iminota 15 ubundi. 15 ijya he? 15 ubundi niyo twari dufite, ariko Bosco nyine nawe afite amakuru menshi turayikurura. Hari izindi gahunda ufite inyuma. Aho bambu nanjye kubarentugiye none niba agenda uvuge 20. Nukuri ko Imana ntago ndi bukwambura ijambo. Ntago ndi bukwambura ijambo. Banza unyibwirire, Rubaya imeshindikana hivi. Rubaya ifitwe nande? Ko hari amakuru nabonye avuga ko FARDC ifite Rubaya. Wongereho n'ibice bitandukanye, ndetse hari nabonye inkuru ivuga ko FARDC ngishobora kwimaze kwigarurira uduce tugera kuri kwijana mu minsi 3. FARDC mu minsi y'isi yari Amavubi bimeze biti? Amavubi ahubwo yaguze mikoro zo kubeshyera. Rubaya se FARDC isigaye iyoboye General Boduwe sanga yajyo ininze. Gusa nanjye kuri Boduwe yakoresheje inama Rubaya kuri uyu wa 3. Nanjye yo nayibonye rwose no mu ruvugire ejo twayivuzeho. Yari nini cyane ndetse utekereza ko FARDC yari mu birometero 40. Byagorana. Ere muri 40 se yamanika drone ikabona ari hariya niteremo ibikompora muri babaturage. Erega FARDC reka ngaruka kuko hari n'umuntu wigeze kubaza ngo AFC afashe Goma uko byaca intege bari abashege ngo ntibongere ngo n'ahandi hose bagacika intege no kubeshya bikagabanuka. FARDC gusa FARDC
ntabwo ifitiye imbabazi umuturage n'umwe muri kariya karere. Bishyirwe impunzi ziri hariya zizengurutse Goma, ni impunzi zo igomba kurasa mu gihe icyo ari cyo cyose yaba igiye guhomba Goma. Yego. Ni ukuvuga ngo baje gufata Goma, barasa ziriya mpunzi badasize n'umwe, baziroha hamwe amabombe, barangiza bakavuga bati bene wanyu nibo babirasiye. Cyane ko nta wundi uba ubivuga, ni uguhita bahamagara wa wundi wandikiye ababwira ati kuki mutubahiriza ikiremwamuntu, bakamubwira bati ariko uzi ko buriya Rubaya tugeze Imana ikagaruka twaba tuyiguhaye nk'imyaka 2 irimo iki se, ati nta kitari. Hagati aho ku badukurikiye, aya mashusho ndi kubereka niyo ya Boduwe ari muri Rubaya. Twakomeza Bosco nta kibazo. Akababaza ati genda bafashe iki ko ari mpanguhe kuri iyi si, uko mwemera kumpa Rubaya ngenda bafashe. Ati vuga ko amabombe yaguye muri ziriya mpunzi yavuye mu Rwanda, andara yavuye muri AFC. Utabo babiri ni bonyine ngereka icyo cyaha bidufashemo. Ntakagenda akandika, akandika u Rwanda rwavuga rutese ko hari ibyogajuru bigaragaza amabombe yaturutse agwa mu mpunzi. Ariko Bosco, ntitwemere ibyabyo. Reka nkwereke Bosco, sibyo? Tugendeye ku migani ya Kinyarwanda, bavuga ngo nta usangira n'udakoramo, sibyo? Wenda reka tugendeye kuri uwo gusa. Mu kuri koko FARDC nta gace na kamwe iheruka kwambura mu Venezuela muri utu duce 100 baherutse kuvuga ngo bitonga bihambwe. Bihambwe n'ukuri harimo AFC nayo mbwire nkohereza video. AFC niri bihambwe rwose. Bihambwe yo narayibonye video y'isoko ejo ryari riri kurema. Uwo mugani wawe uracuramye. Ahubwo FARDC yakawuciriye M23 nyine nibyo usangira n'udakora. None se hari uwo ndiwe nje ndi hagati. M23 kuko imaze igihe yigarurira ibice, nibaza ko FARDC yayicira no mugani. Burya niyo yakoraga mo rero. Gute? Kuko FARDC ni ifite igihugu. Gusa hari ahantu AFC yari indi ya penetrating yatambutse yagiye imbere. Fose yari yagiye imbere barayigarura. Bayigarura inyuma kugira ngo hataza kubaho miscalculation cyangwa se hataza kugira abo bacamo hagati bakabinjira. Strategical ubwo ngubwo. Hey man, how are you? I'm good. No stuff was here, so I decided to stay. Arije ahitahura na babazungu biwe. Ubutaha. Nobody is there to. Ajya yiherera. Yeah, nobody was here. Just doesn't come yet. Umukoyeho ukavuga byinshi. Ushobora kumena amabanga ye. Yego. Nakubwiraga. Yatera ari kuvuga ati hari igihe uzamena amabanga yawe. Utaha ajya wiherera ku giti cyawe baza nyuma. Jumyutinga nacyo. Siko nakora mu gisirikare. Nakora mu gisirikare se ibi ni ivuriro risanzwe keretse mvuze ngo barwaye sida baryamye hariya bizigomba nagiye mu mabanga y'akazi. Ariko nshubije kuri cya kintu gituma ntabumbagiye. Ariko ubu ntago twumva koko. Ubu ndakumva. Aho hantu rero kugira ngo hataza kugira aduyi urumva ni na mwinshi baswa aduyi mwinshi hariya kugira ngo hataza kubacamo hagati yumva kubacamo hagati ubwo byatera ahita byumva neza yabifasha kwisobanura kwanga ko babakatanisha niho bagarutse nyuma rero kubera ku gace bari bakagezemo ubu yagiye kwitumba yagafasha. Ni akahe? Byansaba kukareba niyo yabitonga sinabonye ngo bitonga ngo kanze nkubwira uduce ejo bari kuvuga bafashe bo ejo Guillaume Njike Kayiko yaranditse ati ngo bafashe agace ka Bweru, Bihambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kasake, Kashovu, Bitonga na Bitonga.
kaniro ejo nibwo babirukankanye barabageza kaniro amakuru yo kuri byangiye news ejo bateye ahantu bita za Cyanzu bagabyeyo igitero ahagana bita mu Baganza mu Baganza bagabyeyo igitero nibagiwe agasozi niba ari humure sinibuka agasozi ko kitwa bagabyeyo igitero AFC irabarasa irabirukankana ibageza aho ngaho za ntuza za iyo kaniro za kaniro rero aho ngaho rero kuba bavuga ngo bahafashe se bakora mu maboko yandi erega iyo bashatse kwivuga bavuga naho bafite batanga twahafashe aho batsanga ariko abantu bajya bikina bagakina filime naho basanzwe ntawe wigeze babakura ese ubundi bajya kuvuga ngo bishubije bahavuye bareba iki uwahabakuye niwe bakwiye kongera kuhavana ubundi gusa barabeshya barimo barikina AFC ihagaze neza kurusha ejo bundi hashize ikomeye kurusha ejo hashize I'm telling you. Hanyuma hano hantu bari kuvuga bakubwiye ngo ihagaze neza kurusha ejo bundi hashize uzi neza ko ipasingishije amakuru tu ari hejuru y'ibihumbi 7 ngabo zirahari niba bapasingishije niba mu minsi 3 ishize bapasingishije amakuru utari hejuru y'ibihumbi 7 umbwira ute ese ubwo byaba bimeze nabi ari bo bameze nabi hanyuma Makenga afana Makenga n'abananga bakagenda bagakora urugendo rumeze kuriya bakagenda bakamacinga rwose mu baturage bodo bagakora inama hariya ahubwo bari kurobinga ni bya bindi by'abantu nka biriya byabaye Kinshasa ejo bundi bakoze bakina ikinamico ngo babateye kudeta ntabwo ugize unabigarukaho ariko baba bafite icyo barobinga naho kugira aho bakura AFC byo M23 nta na hamwe tugiye kuvuga ko noneho Rubaya igifitwe na M23 tugendeye kuri ano mashusho hanyuma tutundi duce atariho n'impande za Rubaya kure uretse na Rubaya na Ngungu ifitwe Ngungu ese agace ka Kanyabayonga reka nkubaze gutya agace ka Kanyabayonga kananiye M23 yakareka byagenze bite ko Kanyabayonga bivugwa ko ariho haturuka sharing ziza gutera muri utu duce nkurikije uko nabonye bari kubivuga niba nsubiye muri Rucuru ubwo ngo nsubiye Rucuru iyo ni Rucuru wenda aho haturuka sharing zajya Rwindi zijya Rwindi nibyo ariko wibuke neza ko mu kurwana ntabwo uvuga ngo reka ngo ngende ngo hariya ureba igikenewe mu gihe cyacyo niba Kanyabayonga ishobora kuba itaravamo atari kubera ko yananiranye ahubwo ni uko igihe cya Kanyabayonga cyo kugira ngo iraswe ikurwemo kitaragera kandi bagomba kubanza kureba bakuyemo Kanyabayonga bakayikuramo batarebye ibigomba aho uko bagomba kubanza gufunga first of all bafate Kanyabayonga ariko banayifate bayifungirana ku buryo urumva hari ugufata kandi ugahita ukanira ku buryo ntawe wakongera kuhagukura ibyo nibyo bagomba kubanza kureba rero barabanza bajya gufata Kanyabayonga ariko babanje guca aho bagomba gufatira neza ni hehe turi guce kugira ngo dufate Kanyabayonga kandi Kanyabayonga tuyifate ku buryo n'umwanzi niba yakenera kuyisubiza atabona aho ahera kuko nk'ubu uvuze ngo wenda reka nguhera urugero kuri Goma uzi uvuze uti ngiye gufata umujyi wa Goma ntabwo ubanza Goma urabanza Goma zinabivuze urabanza Goma urabanza airport noneho umujyi uraza kujyamo controllinga urifata Kanyabayonga nuko
kuko mu mujyi mo ndani niyo utajya kurwanamo muri Kanyabayonga ndani buriya bo barimo barakonkaringa ku mpande reka mbariko mbyita impande za Kanyabayonga barimo barajegeza barakonkaringa bagenda bakuraho bashyiramo abakinnyi ba kabiri beza ba gatanu beza ibyo ku buryo Kanyabayonga izajya kuvamo ivamo ivuyemo ntakongera kuvuga ikavamo ku buryo na FRDC zitazongera kurota Kanyabayonga izajya ireba Kanyabayonga ku ikarita ubundi bagakomezanya nyine na Kabundi n'abakomeza no gukatirwa. Ubwo urashaka guhuza na Damien nka kuri kuvuga ngo kugira ngo Tshisekedi isubize ngo ntago Tshisekedi ashobora kongera kwisubiza Rubaya ngo ntibishoboka pe ngo biriya ni bya propaganda bahemberwa. Reka nze nkubwire yatanze amafaranga menshi ya za propaganda icyo cyo namwe murakizi mwebwe se ntimubizi wemera kuvuga ubusa aguhereza 50,000 ku buryo ni benshi bayarya uretse ko atari amafaranga yo kurya abo uzi ko ari we usigaye ahemba wa wundi bita ngo ni Ndayishimiye Jean Paul Turayishimiye hari ngo ni Serge niba ari Serge nde Jean Paul bahembwa na Kongo bahembwa amadolari nta nubwo bahembwa amafaranga byibura nk'ayo Colonel waho bahembwa amafaranga menshi bahembwa amadolari 2,500 ku kwezi amafaranga menshi kugira ngo bakurize propaganda bayivuge mu Kinyarwanda. None se reka nkwereke ariko Bosco tujye tuvuga ibintu nizo tuvuga ibintu uretse nkwereke umva maze nkurangirize soza nta muntu ugibuze inyombya kuyomba bigomba gukomeza nyine bagakomeza bakavuga. Abantu badukurikiye bashobora kwibaza bati Tshisekedi n'abo bantu biwe ni ba bwenge buke kabuki ku buryo bashobora kubona yuko nyuma y'aya mashusho angana gutya y'aba bantu bari muri Rubaya ashobora kubwira abaturage be binyuze muri propaganda ngo barahafite maze bakabyemera. Mu yandi magambo arashaka kukubwira ngo ntabwo ibintu bavuga byaburamo ubwenge kugera kuri urwo rwego rwo kumva yuko bashobora kuza bakabwira abantu ngo dufite ahantu kandi urundi ruhande ruri kuhakorera inama. None se urumva ngo ufite we inama ntiwayibonye? Inama nayibonye ariko yabaye imbere gato yuko muri Rubaya habere iriya mirwano. Ejo kuwa gatatu ababwira ati twagarutse hano kubarema agatima ku bwa propaganda ziri kuvugwa bavuga ko bafashe hano ntawe uteze kuhadukura turabizeza ntawe uteze kuhadukura. None se ibyo yabivuze avuga ati bazahafata ibi ngibi reka tubivuga bazavuga ko bahafashe cyangwa bazahafata then iyi video tuyisohore. Urumva ariko bimeze ikibazo cya Shadarake kivuge ntacyo kivuge kubanza gusetsa nta kintu ngutwara Rubaya AFC bahakoreshereza inama none perezida ni igicucu ku buryo yajya kubeshya yuko ahafite kandi hakorewe inama ni propaganda bose ko ari kukubeshya ari kukubwira hano muri uyu mujyi wa Kigali Gatsata inkotanyi zabaga ziyirimo nawe ubwawe uzi ko hari ufite akaradi uriho wumva RTRM nyamara mu kanya Kantana kavuga yuko inyenzi zari zihashize zose zashize kandi nibo bari we n'ubundi propaganda mu ntambara irakorwa nyine. None se ikintu cya mbere narababwiye ngo casualty wa mbere mu ntambara casualty wa mbere n'ukuri niho bigenderamo twebwe tudafite aho duhengamiye tuba twataye ayo makuru tukajya kuyakurikirana binatugoye ariko nta naho duhengamiye kuko FRDC yagize ayifata nabivuga ese aho ngaho bavuye bivanye ko mbivuze ntibarahivanye ahubwo mugira amahirwe cyangwa yarahafashe Tshisekedi ntabika bamwe abayobozi ko bahavanye bayivanye ubundi yakabaye ari no kubabika yakabaye ari kubika bajya bababika n'ubundi arabajya babika bagakubita igihuha bati nanga yapfuye bigize kuba se ko yapfuye
nabyo bajya babikora yaboneka bakavuga bati yazutse. ubwo wenda ariko abadukurikiye icyo bakuramo bakwiye kujya bumva yuko mu ntambara iri kuba habamo propaganda. Biba bisaba ko abantu babanza kumenya bati ni bande batajya babeshya, byibuze badakora propaganda bahagarara hagati bakavuga ukuri kwa nyakuri. Niyo mpamvu muri kumva ndi kubaza ikibazo kibaza ngo ese koko utu duce tugera mu 100 kuko ubu ngubu nubwo nkibaje Bosco nta nubwo ari wenyine ndi bukibaze, n'abandi bantu n'imboni zo abwiza zose ndaza kubwira mekababazi aba utu duce tugera mu 100 FARDC iri kwigamba nta nakamwe ifite. mbere yuko ngungu ifatwa hafashwe Rubaya, siko bimeze byati. Bivuze ko mbere yuko ukuramo Rubaya nta kuntu wakuramo ko harya bayita koking hando mumbunda koking hando udafunguye safe bakita ngo niba ari piston house. ngira ngo ibyo byo ntaraye umve ko ndindira nyine nta kuntu wagikura mu mbunda restore kirimo birashoboka. ntago bibaho utanafunguye safe ntibishoboka. Cyangwa ngo ukuremo restore utakuye receiver kabana ntibishoboka. So icyo nshaka kuvuga ni nuko mbere yuko havamo icyuma wakizeho nyuma hagomba kuva icyuma wakizeho nyuma kugira ngo ukuremo icyuma washyizemo bwa kabiri uva inyuma. Niba barafashe ngungu bavuye Rubaya, uvuga ute ko wafashe Rubaya ngungu ikirimo? Ubwo uhita uvuga ngo rero abari ngungu ni abazingiye nimo bari ni abafatiyemo nabo. ubwo nicyo byabivuze. Hanyuma kuki nsoza n'ibyo bintu bya propaganda kugira tujye ku yindi ngingo, uratekereza ko ari iki kiri gutuma AFC itari gutanga amatangazo none ivuguruza cyane nkuko bari kuvuga? Ibyo ngibyo biracyari ngombwa. No kwezi ko bikina yabonye ubuse wowe Shadrach. Ubu umuntu avuze ati Shadrach ntaheruka kurya wicaye urimo kurya wajya kubivuga wavuga utereka mbimene wafotora uti murebe ibyo kurya nimo ndarya wavuga uti niba ubizi niba ntaheruka kurya icyangombwa nuko ubategereze ko ndi bupfe none. Nabo rero baravuga bati okay bamwe bafashwe namwe mwarekesha inama iyacu twayirebesheje za Kingi za Kinigi za Rubaya za Ngungu hose twaremesheje amanama nabo noneho bayiremeshe. Harya bari kwigamba ngo bafashe uduce tungahe hari ubundi tubaze bavuga uduce twinshi ariko urumva batangiye Samudi nabo nyine barakabya babanje kuvuga Vicumbi biranga Rwindi biranga. Muri iyi minsi FARDC yabirwanye impamvu bavuga abantu bari kushaka kubishinga hagati babanje guteguza operation ngo ni simusiga cyagiye bajya kwihorera ngo bashaka kwihorera kuri za mpunzi bavuze ko zishwe na M23. Noneho bategura ama operation ngo yo gukuramo bice byose muyaye ubwe niwe wari watangaje iyo Vicumbi. Ntabwo nzajya nsubira mu byo navuze, hari byinshi nabivuze. So Bosco reka tubiveho. Bayita Vicumbi nko ku muntu w'Kinshasa yananiwe kuvuga agace ngo nawe ukicira izina. Ari bahita Vicumbi ntago bahita Vicumbi. Uretse ko ngetsoma uko byanditse Bosco byanditse gute? None se urasoma ibintu byanditswe n'umuntu w'Kinshasa akurusha kumenya amazina y'Ikinyarwanda. None se hariya ni mu Rwanda? Ubu nabyo tugiye kubigira impaka. Hariya se ni mu Rwanda? Kuba barakishije umupaka none se ngiye kukubaza. Ubu kuba Vicumbi kuri Rwicanzige. Ariko Rwicanzige yitwareke Edward uyu munsi. Edward yarayizanye. Uwo muzungu bita Edward yaje ahetse amazi. Oya rwose. None ko bakwiye iryo zina rya Rwicanzige bagashyiraho iryo Edward kugira ngo bahindure ibintu byose bigaragaza ko higeze kuba u Rwanda. Niyo Vicumbi bakaba Kinshasa nayo ingenda ihindura ariko sinayirenganya ntibishoboye kubisoma kubivuga bavuga Vicumbi nabo bati ni vi ariko ni Vicumbi.
urakoze. Hanyuma nyibwirire kuri Sake naho nahoze mbona kuri bende muvuga ko ejo hari imirwano yo muri Sake yo ni gatiki ni kwa gushimashima kuri ya misozi irimo M23 ni ibindi bishya muri Sake rero uko imirwano y'ejo bashakaga yuko ngo batangije imirwano bazi yuko badivasinze ariko bakadivasinga intare zagira icyo zikora indege zikaza niyo yari intention ikora kugira ngo bazirashishe indege hanyuma intare nazo amakuru zari zayamenye mwibuka ko hari ibikoresho bafashe za Kicanga kuri iriya ndege birebaho ibikoresho za Stinga buriya yo bazijombye iyo bamaze gukaba imisozi yo kuzirasiraho iriya ndege nayo ijya guhaguruka tabura ikayibwira ati ariko hano hafi hari intozi zagufata baradivasinze baragenda intare zirabihorera zirabareka baraza barazegera barangije zirababyaza kweri zirabanyagira zititaye ngo ni umusadeke ngo ni umuki zirababyaza bye zibakorera agashya ku buryo Viateur nyavuga ngo niba hajije ntasubire y'umwe n'umwe ntiyasubiraga ahubwo yapfaga boroga ari guhamagara abandi ati mubuze nabo bakaza bakeba gusa nabo bakakirwa zigatambuka kuri ya mirambo nabwo zikagenda zikakira abandi bari kuza basodoka kuno nta mafoto nabonye zikayitambuka zikajya kwakira abandi bari gusodoka bahamagara indege yajya guhaguruka bati hariya ku misozi hariyo Stinga indege bati kutaza tinze mbarige mbigwamo kubona hari za Stinga nk'eshatu zigenze ku misozi aho ngaho mubanze mushaka uburyo mwarasa bafite Stinga turabarashisha ndiko bari bagiye kurasa bashize nuko babarashe nshuti yanjye ambulance zatwaye na n'ubu zishobora kuba zikiri gutwara ahubwo bari abantu hari igihe ndeba nkavuga ntuza Burundi navuze ngo bagiye guhangana n'abatutsi ngo ni bake ngo bazacira ngo ni benshi hari igihe ndeba nkavuga nti yewe koko nk'uko yavuze ngo ni benshi abagome ni benshi koko kubera yuko bagenda bakabona abandi bazagaruka abantu bapfiriye Sake ejo si ukubyishimira kuko bari bafite ubugome nabo wenda nshaka ntanabivuga uko mbonye ariko ndakubwiye ko nakangaje ukomoje kuri Sadeke nayo akanunu kayo iraza cyangwa Sadeke yabivuyemo ngira ngo mbere yuko yagera Shadarake wigeze kumbaza ati Sadeke kwije icyo gihe hari hatarabaye hari M23 M23 iragenda kubwira ntihagera nabwo uzambaza ngo ntirahagera utangiye kunyibutsa ibintu nanjye mvuga menshi ibyo bintu koko byaravuze barakubwira ngo uzambaza ngo ntirahagera nuko narinzi ko nta kintu na kimwe ariko se wowe urafata abantu bakurwanira kubaho ubuzima barwanira ubuzima gusa ubita amazina kugira ngo bice utinda bita abanyarwanda ubundi barimbure Sadeke nayo ifata ingabo zayo ikorereza ngo tugiye kubarimbura ingabo z'abaskuti nabo bari aho ngaho batanarinda amashu y'umudepite abaskuti bo gukinira mu mujyi gusa nabo defile zabo bazikinira mu mujyi batashoboye kuzamuka imisozi ya hariya abana rero barabakoramo akazi nyine uzajya uhora umbaza utese Sadeke yarahageze iracyari mu nzira Gikwete aracyari kwiga fenomene y'uburyo Sadeke yakengeginga Sadeke yarahageze ndagira ngo nkubwire ko mubaje muri Sadeke byibura 1/3 bamaze kucyohereza kuwo cyakoreye kuko ziriya ngabo za Sadeke ari n'iz'akarengane atari ingome atari zitazanwa n'ubugome nka biriya bindi ubwo ntogeye gusigiriza Bosco Bosco ntagiye gusigiriza Sadeke bazanwa n'impamvu itari ubugome oya ni itegeko bariya abasirikare ba Sadeke urambwira ko umusirikare wo muri South Africa yari afitiye ubugome ibyo bintu by'amoko kumubwiye ngo umuhutu cyangwa umututsi arabibwirwa n'iki ni itegeko yaje gutabara rero icyo nicyo ndigaruye bo wenda ndavuga ngo wa mwene wabo wa Viateur abakire
shitani afite mwene wabo wapfuye akazuka. Yesu ubwo ni Yesu w'umunyarwanda. Jambo abiateri urakomeye niho hano tukazuka. ahora n'icyo wa mugabo komeza. Rero abasadeke kimwe cya gatatu byigura basanze mwene wabo abiateri baricecekera ahubwo nta nubwo bakiniha, ntabwo bakivuga ngo twapfushije bangahe. Reka mushobora kwibaza ngo uriya mugabo ubwo aheruka kuzenguruka muri ako gace we na Samia Suluhu basabaga iki? Nicyo basabaga, kutazajya baberekanira imirambo no kuterekana ababo bafashwe cyane. ndetse ko n'uwabibemereye niba koko ari byo ngewe namugaye. Namugaye ariko wese yabemereye yabahaye ibyo ngibyo bamuhikize. Ibyo ngibyo mwarabimbwiye, amahirwe mwagize nuko ntari nabyemera koko. Ako mbyemeye nahita nibaza ngo ubwo AFC yo yaba yarabyemeye yishingikirije kubo bo bayihaye iki. Si ngombwa ngo bagire icyo bayiha. Reka mbice byihorere nta kibazo. Understanding niyo ntabwo bayisabye tujye tuzurira abucishije abo wereje kwa mwene wabo aviateri ujye bakorera nk'ibyo aviateri bakorera mwene wabo. Shadara umuntu akubwiye ngo ejo uzapfa, niyo ataza ngo akwice wajya kugerayo warangije gupfa mu bwonko. ariko ntabwo noneho rero niba nkwiciye abantu ukansaba ngo ne kujya mbashyira ku karubanda, nta rupfu rurenze uko. Bosco bantu be baraje. wayenda kumva no murwayi wansabaga. Okay. Kira ariko ndasabwa kujya kunakahanga ntabwo genze ifite hano. Urumva abasadeke uko bapfaga cyarazaga kikabumba zigo kuwabohereje akayisanga ni perezida wafashe umwanzuro. Noneho iyo umuntu apfuye ntabwo aba akiri uwa sadeke, iyo bajya kumubaza ntabwo babaza sadeke. Oya bahita bajya kwambura ubusa kwa perezida. Rero yari challenge ikomeye kuri aba bayobozi babiri banafite amatora imbere yabo. Niyo mpamvu rero babonye bikojeje mu Rwanda ati niba muvugana na bariya mwabatubwiriye mu Rwanda ngira ngo barabakanira bati nta access tubafiteho. Bikoza Uganda ati mwebwe niba mwaba mufite uko muvugana nabo mwabatubwiriye. Sinzi icyo bababwiye nabo, ariko icyo nuko request yabo ishobora kuba yarageze kuri nanga ikemerwa nyine ko batazajya berekana ababo bafashwe n'ababo bapfuye. Ntacyo reka mbyemere ko nsijemo akantu ni buriya wenda nanga nawe hari icyo bamwemereye atatubwiye cyangwa tutabashe kumenya, ariko ntago yabyemera ko yakemera iki se ko bisabiye nk'abantu. Bisabiye nk'abantu ntabwo n'abasabira sadeke kandi hari nka sadeke. Urumva y'amagara atewe hejuru buri wese asamaye. Rero none se ariko se Bosco arega nawe je niyo mpamvu mba ndi kubyanga, je mba nzi ko turi kuvugana n'abantu bashobora kwibaza ibibazo byinshi. Hari umuntu witaribaza ikibazo ati none se ntago perezida wa South Africa afite uburenganzira bwo gukura bari abantu muri kiriya gihugu cya Congo? Abasirikare ntago afite yamavuye muri sadeke. Yamanitse agati yicaye ubu kukamanura byamugora. Arabufite ntabwo agifite. N'ukuri kw'Imana ntabwo afite. Yatabaye umuvandimwe, kandi umuvandimwe afite umutungo amuha amafaranga. Reka mbitekerezeho neza abantu mudukurikiye, ariko mujye mumfasha reka ntekereze numve. Ubu se reka tuvuge ni ingabo z'igihugu ciwe ziri mu butumwa abona budatanga umusaruro, sibyo? Ntago ashobora kubona. Reka mbonye nk'urugero, aramutse amaze kubona kuko yavuze ko yumva ko ikibazo cya Kongo cyakemukira mu biganiro nk'uko yabivuze kuri kamera n'amajwi yarahari n'amashusho arahari, ntago akanya ashobora kuvuga ati nari naribeshye rero Sadek ngiye ntwaye abahungu banjye mubwiye Kongo iganire. Perezida akibeshya none se ntiyabivuze ko yibeshye? Already yarabivuze ko yibeshye kuko yavuze ko ikibazo cya Kongo atacyumvaga neza. We yaribeshye kuko
yewe yaribeshye mu gihe bahanaga ibitekerezo by'uburyo ikibazo cya Kongo cyakemukamo, icyo aracyemera, ariko ntabwo ari we wafashe umwanzuro wo kugira ngo ingabo za SADC zijyeyo. Ariko niwe wafashe umwanzuro wo kugira ngo iza South Africa zijyeyo. Nta bushobozi afite kuzikurayo. Aha, reka tubihore. Ubwo yaba zivanye muri SADC, yaba zizro. Ese ubu ngubu naringiye kukubaza ikintu ariko cyo nsanze gishoboka, cyo kirashoboka. Icyo naringiye kukubaza ngo mbese mwagiye muri UN ho buryo wazikurayo, ariko muri East Africa kwa kundi bari baje Kenya yari kwifata avuga iti twebwe dukurikije uko turi kureba, cyangwa Uganda dukurikije uko turi kureba, twebwe turazigishoye. Birashoboka, je numva babishoboka, birashoboka cyane. Nka kuriya zagezeyo iza Uganda zitangira kujya zitwazwa, bakavuga bati dore Bagande mwebwe mufasha AFC mu Arab Genge. Bra Uganda yashoboraga kuvuga iti noneho ni modeli zingabo. Abari kuzikura imbere bari Abarundi nibo ba mbere bari gukura ingabo zabo, kuko ingabo z'Abarundi zagezeyo zigiye muri EAC Region Force, zigezeyo zihindura umuvuno. Zihindiye umuvuno zisigara ziziritswe n'amategeko ya EAC. Oya, nabyo siko nge mbyemera. Nabyo siko nge mbyemera, ahubwo nge mbona ingabo z'Abarundi zitari no gutekereza ibyo kuvayo, kuko zashakaga kujijisha ngo iriya bilaterale itamenyekana, hakomeza gutekerezwa ko ziriyo muri aircraft. Ntiharimo ibice bibiri se? Ariko nyine igice kimwe ntago bacyemeye nyuma. Utekereza ko ingabo z'Abarundi yo zimenya ko zizahurira hariya muri karakace n'ibyo zihahuriye nabyo, ntizari kuvuga ati uko bimeze kose buri wese afata he gute? Utekereza ko zari kujyamo? Utekereza ko iyo baza kumenya iyo n'indi ngingo byo ndabyemera ko koko iyo babimenya hari igihe nicyo kirakane bari kucyanga. Ikintu cyatumye babyishoramo nuko babonaga bari gutsinde, babonaga bari bubishobore. Rero ntiwavuga ngo bumvaga ahubwo bo iyo biba bitaraje muri EAC bakarekura ingabo nk'uko bazirekuye bakiva muri EAC, uko bakiva muri EAC bohereje 9,500. EAC ikivayo, EAC bakivuga ko EAC igiye kuvayo bohereje 9,500. EAC yagiye kuvayo 9,500 byamaze kudeployinga ingabo z'Abarundi zari muri EAC zuriye imodoka, izindi ngabo z'Abarundi zikaba ibirindiro bari barimo. Ndabyemera ibyo. Uretse ikirindiro kimwe cya Kicanga nicyo zitakabye. Ugira ngo yo baba babizi ntibari kudeployinga nk'abandi bose biri 9,500 nibizi. Kuva ibyo 9,500 bihageze bamaze kuri forcinga inshuro zigeze muri enye. Ubundi nabonye bavuga ngo bamaze ngo batakaza ngo abantu 700 gusa. None se ubundi Bosco 700 uza uri forcinze inshuro enye, uzana ibihumbi n'ibihumbi ko bitarongera kuzura 9,500. Arabazana bagasubirirayo mu nzira. Icyo ntari kumva dusubiye ku ntama yacu, icyo ntari kumva perezida w'igihugu atabashe gukura ingabo ze ngo nuko zagiye mu mutaka w'umuryango runaka, atabashe kuzikura mu gihugu, izo yaba ashoboye kugira igihugu kinda zikuramo zaba ari izihe? Izo yashobora gukuramo mu gihugu bo nka kuriya, urabona nka kuriya nko Burundi bushaka bwazikurayo, bwaba buvuye mu masezerano bufitanye na Kongo. Urabona nk'ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa cyangwa muri Mozambique, babishatse batesa amasezerano bagiranye, nk'uko nawe ushobora gusesa amasezerano yawe na Bwiza, ukavuga uti umunota sinkomeje akazi. Nk'uko nanjye nshobora kuvuga ntisesheje amasezerano yanjye na B&M News nta kazi. Ibyo birashoboka, niko nabo baba babikoze. Ariko wumve ngo nabo bakuyeyo ingabo muri SADC baba bashikije amasezerano yabo nande. Ese ibihugu bitoherejeyo ingabo byashesha amasezerano yabyo na SADC?
ntibyoherejeyo nyine ntibyoherejeyo sadeke kubera sadeke ariyo nyine iyobora ibyo bihugu mu gihe cyo gutanga izo ngabo kuko iyo byageze kuba muri hamwe muri nk'ishyirahamwe ishyirahamwe iyo mwagiye mu ishyirahamwe uba uri umugabi wawe ariko mu ishyirahamwe perezida w'ishyirahamwe arakuyobora sibyo ni ibihugu byiyobora bifite sovereignty ariko bigeze muri sadeke niyo iyobora ubwo sadeke rero niyo irahitamo ngo haragenda runaka hasigare runaka ese ubundi abo yahisemo rero ibyo byo ndamutse mbyemeye ubundi bw'ubwo wambwira ute ko South Africa rega abantu tuba tubwira n'abantu basobanutse bazi ibi bihugu byose wambwira ute ko South Africa yabuze icyo yabwira sadeke noneho ngo yibwire ati iriya mission reka tuyabodinge tuyihagarike South Africa ku ijambo tuzifite muri sadeke wabidusobanurira ko ukatubwira uti ijambo ryayo ryarananiranye imbere ya sadeke none se sadeke ntigira stati yigenga n'amabwiriza yigenga habamo se ngo runaka ngo afite igihugu kinini ngo yarakize uyu ngo afite imbaraga ngo azarusha undi ijambo amagambo arangana nta jambo South Africa ifite irya Congo nta jambo South Africa irusha Lesotho nta n'ijambo irusha Mozambique cyangwa ibindi bihugu koko nibyo kuri kwibagiza nako buhashyi kuragahira none se sadeke ahubwo akaviatera avuze ushaka kwegeranya na Loni ari igira mu bihugu bitatu bigifite ubudahangarwa ngo droit de veto ariko njyewe mbere y'iki kiganiro dukoze uyu munsi narinzi ko sadeke nayo yo South Africa ivuze bafata ko ari ijambo rivuzwe na mubyeyi ariko umva Bosco ari kugutsindagiramo ngo wemeze niba perezida Ramaphosa yakura ingabo muri Congo zagiye muri sadeke ngo habura iki reka nanjye musubize twakoresheje ijambo ngo bamanitse agati bicaye kukamanura none bagombye guhaguruka yarahagurutse aza i Kigali ajya i Kampala sibyo ubwo agati ntikamuhagurukije yasabaga iki kubera yuko abantu be bariho bapfa agiye guseba nkuko nabivuze mbere akiza agiye guseba none aragira ngo ibintu bikorwe bucece noneho rero sasa yatabaye umuvandimwe kubw'amasezerano ya sadeke ariko noneho hari n'akandi gakeregeshwa kari ku ruhande k'ubuhashyi ko guhaha ubushize ba chef d'état major bateraniye hariya igoma ndavuga ntibyanze bikunze baje no kwishakira agashahara menye yuko n'agafaranga karimo ariko noneho wa mugani naramuka withdrawing ingabo ze araba viyoye amasezerano ya sadeke yo gutabara abavandimwe bahuriye mu muryango umwe ni nkaho wa mugani yakaba yazivanye muri sadeke niyo mpamvu rero kuzikurayo byaramunaniye ahubwo ari gusaba ngo babice bucece wa mugani yego Bosco babice silent kuko sadeke buriya yubatse nka BRICS nayo uburyo yubatsemo ntiwavuga ngo Burusiya ngo buvuze ijambo ryo bwumvikane ngo kurusha uko China iri burivuge cyangwa South Africa bibaye ariko bimeze n'ababa bayijoininga baba bajoiningira ubusa kubera ko ikintu cyubatswe gutyo nicyo kitugejeje ku bibazo byose uri kureba turimo cyitwa Loni bakizeho bayishyiraho ariko nk'ikintu bitiriye isi ariko ari cy'abantu bamwe atari icy'isi sadeke rero East Africa iyo ni imiryango yose East Africa yo wavuga ko ari indi uvuga bagacece East Africa nakubwira Kenya na Tanzania ariko East Africa yo biragoye East Africa yo biragoye byose birapezanya muri East Africa ho byagorana ariko hariya wakwibaza ngo ese mama hariya Mozambique ni ituye hagati muri South Africa irazana amakarashi reka njye nibugire ku mbaraga za gisirikari uretse ko ubundi abantu tuvuga ikinyarwanda tuzamo abantu baza kudutatanya kutwicira hirya no hino kudutatanya ugasanga hariho ingegera ibijumba byicishije amanga ati iraho mu Bufaransa yahaga umuceri iti aba n'aba yabona ukora neza ati uyu ntabwo wari ukwiriye
uretse ibyo ngibyo bagenda batuzanira ugasanga kandi byazanywe n'aba batindi b'abazungu ugasanga ngo umuhutu umututsi iki ibyo bintu bitajemo hagati yacu burya East Africa ahubwo akavuze ko ibihangange bya mbere kandi niyo babishyiraho nabyo banakomeje nk'uko babigira ubundi igihangange mbona ari u Rwanda uko burya nubwo babigira natinye kubivuga watinye iki ariko wajya uvuga urindwa n'ijambo wajya uvuga nka kwinigiro uri bwiye ndavuze nti nari natinye kubivuga atavuga ngo ndi umufana jya ufana nyine aho kunigwa n'ijambo ajya avuga anigwe n'uwari bwiye u Rwanda yewe impamvu ari rwo mvuga u Rwanda rurakomeye rufite imbaraga kandi burya abantu babaye muri Sudani nibo bakubwira ngo iyo usanze abasudani barwana ukajya kubakiza baba barekeye kurwana bagahangana nawe bombi nabyo nari abanyarwanda hari abanyarwanda ushobora kwibeshya ukareba uti yewe uvuye hanze ku banyarwanda n'uwo mwabanaga wari uzi ko mufatanije yaguhinduka kuko abanyarwanda nibo bubahiriza wa mugani uvuga ngo iyo ugurisha umuvandimwe uretse ko harimo bamwe b'ibibara harimo bamwe nyine baba barabaye gutyo nyine ugasanga inda yasumbye indamu nako si bo bonyine umuntu wese amoko yose arabagira bene aho nta muryango utabyara ikigoryi bene abo ngabo rero bumva inda yabo yajya mbere inda yabo y'abanyambere uremera neza ko hari abantu bareba u Rwanda aho rugeze ntushaka n'amazina amwe ndayakumenshoningera buriya oya ntayo nshaka ariko reka ne kuyavuga nikomereze uremera ko hari abantu bareba ahantu u Rwanda rugeze bareba Shadarake wenda w'Ibumbogo urambabara niba ari naho uvuka simbivuze mbi hafi yaho bareba Shadarake w'Ibumbogo cyangwa w'Urutunga amaze kuzamura etaje Kigali we yarari mu guhobagira araho hirya no hino agenda azenguruka ibihugu ntacyo yakuye yarimo arahobagira gusa akavuga ati ariko buriya twagize Imana hakaza intambara iriya etaje ya Shadarake bakayisenya ugatangirira rimwe nkareba ko azantanga kugira etaje kuko twagize Imana hakaza intambara ibyo Shadarake yaragezeho bakabisenya ko noneho tugapezanya urushije n'imbaraga agatora tukareba ko Shadarake azandusha kwegeranya byinshi ubundi tukongera tugatangirira rimwe nkareba waba uri mageragere abaze Shadarake naho kugira ngo avuge ati Shadarake abigezeho reka mbaze Shadarake inzira yaciyemo nanjye pambane ndebe ko nabigeraho ahubwo akajya asenga ati intambara yaje rwose hari n'uwigeze kubimbwira uretse ko atari mu Rwanda we yarwaye Uganda arambwira ati urabizi mugine ati nka buriya njya nicara nkareba yavuze izina ry'umuntu bamwitaga Gamba arambwira ati njya ndeba inka Gamba afite ati nareba agenda n'imwe n'inyana ati kavuga ngo ma Uganda hakabamo intambara nk'iyo muri 80 numva ati nakusanya inka ati najya nzikusanya nzijyana hana yacaginga rero hari abantu batekereza gutekereza ibitekerezo byabo biraho yibaza se intambara izaza ryari ngo nanjye niyibiri ibingibi negeranye ibingibi bene abo bari ariko ubundi hakabaho benshi noneho kuko abo nibo bakeye burya ibimara biba bikeye mu miryango hariho benshi barebera iterambere bakumva ko ari umugisha bagize kuko Shadarake ntukifuze kuvukira ahantu hakennye ngo wifuze ko mwese mwaguma mukennye ujye usaba utese ko twavukiye ahantu dukennye Mana wagize icyo hindura mu muryango wacu akagira byibura utera imbere aho ngaho uba wisabiye neza n'iyo yaba atari we wateye imbere iyo uturanye n'umukire ubona naho usaba akazi hafi sure okay Bosco ntibyari ibyo rero ibyo nari mbivuze ndi kuvuga ngo mu by'ukuri igihugu gikomeye muri East Africa ni u Rwanda ubyemere cyangwa ubihakane ni u Rwanda ntabwo mbihakana nta nubwo mbyemera ni uko ubibona ni uko abibona
dore ubwo mugiye kongera kunyadukira nuko mubibona atari jyenyine ubibona ko ugeze ni Burundi ukabaza neba yakubwira ati ni u Rwanda. Niyo mpamvu yakubiswe na M23 ahita avuga ati yampaye ati mikubitire nk'iyi nta ubundi umuntu wayishobora uretse u Rwanda. Ahubwo ngiye ngo mpita mvuga ngo ahubwo abakurikirana intare za Salamu nibo bari umuntu abarwo. Nabaje nicisha sa yakubwira ati baba we navuze isano riri hanyuma navuze isano riri hagati Bosco se uri kureba ikiganiro cyangwa uri kuvuga wagiye live bituma utabasha kukibona? Ntabwo nakibona ndi kuri phone. Andi makuru ari kuvugwa nuko Justin Kabumba bashije gufotora niba ari we wafotoye niba ari inde niba ari ndari gutera ubwoba ariko azanye amashusho hano afite amasegonda 9 agaragaza ngo amato y'ingabo z'u Rwanda ya gisirikare kandi ari positioned ku mupaka ngo mu mazi nyine byensire mu mazi kiva ariko ku mupaka na Kongo. Bigaragaza ko intention ikomeje kujya hejuru cyane hagati y'ibihugu byombi. Ubwo ateye ndubwoba ariko narumwe Kanyabayonga yafashwe man ngo Kanyabayonga yafashwe. Ubyo bikuye he? Byumve gutyo yafashwe. Twatangiye buretse gatomanza mvuge kuri Kanyabayonga. Breaking news nuko Kanyabayonga yafashwe. Unyibukije kureba kuri phone ndebayo nanjye Kanyabayonga yafashwe. Niba ukwirakwije igihuha bikubeho n'urubyaro rwawe. No kuvuga ngo nge ntago mise mu yandi magambo icyo nkoze nisigiye gap kugira ngo makuru nyine Bosco aribyo kuri telefone agahita abona atari yatohoza neza hatagira uza kubigenderaho akavuga ngo bwiza yabeshye. Aya makuru nyakuye ku muntu wizewe ubimbwiye ndamwizeye 100%. Nawe reba kuri phone ushobora gusanga nawe yakugezeho. Kanyabayonga deja tombe. Aha ubwo reka tuvuge kuri Kanyabayonga gato. Kanyabayonga ivuze iki? Iherereye he? Iherereye muri Rucuru. Hanyuma ni ikaritiye numvishe mwambwe ko bayihungiyemo nyuma yo kwamburwa Rwindi. Nibyo? Rwindi na Nyanzare. Sibyo? Nyuma yo gukurwa muri Rwindi na Nyanzare niho abiganjemo FDLR bari bahungiye. None aka kanya makuru akaba ari kuvuga ko FARDC na FDLR nyine bongeye kwirukanwa no muri yo Kanyabayonga ariko nayo iracyari muri Rucuru. Nibyo? Ubu kiri muri Rucuru. Kanyabayonga ari kwikora no muri Beni. Ikora no kuri Beni. Amakuru abiri y'impunzi nawe inyoherereze ndebe ubwo butumwa basi umugani nanjye nzavuge ngo nari ngufite buvuye. Ibyo bihuriranye nibyo banza Kanyabayonga yarafashwe byahungiye Kaina ko yabishyize kera se yafashwe yanditse nabi yafashwe ni writing error. Okay ubwo ni bahungiye Kaina ntago turi kumenya ngo ni hehe. Breaking news tuba tugomba Kaina ni hirya Kanyabayonga nyine uvuye Kanyabayonga ugera Kaina hamwe higera guca ibifaro bikuhunga n'ubundi ubwo ko cyangwa yahungaga kaga karitse nabonaga ari kuvira igitamo n'ibifaro kuvira igita igifaro cyaravira igiseviye nago nkubeshya cyari hamwe bivugishaga ngo bayigaruriye ngo bagize gute. Biravugwa yuko Bitonga Gatare na Bitonga Gatare ho hari afitwe n'intare bazatatse barashe batayo y'aba FARDC n'umuriyete na koloneli uturuka muri Katanga yari igizwe n'abakomanda bakomoka muri za Katanga n'ahandi mu bice by'igihugu ariko benshi bakomoka muri Katanga na Wazarendo. Barashe hagwa abantu barenze 120. Iyo batayo yatatanye kugeza ubu bari gushakana nta uzi aho undi yagiye aca. Bamwe bari kwiripotinga muri ntare za Sarambwe ariko no kwiripotinga byamabura kindi nuko batora nkurikije uburyo uri kubivuga uri gusoma ubutumwa ubwo nimboni iguhaye amakuru ameze gutyo.
yego rwose kuko nanjye simbi babizi ubwo ariko nubwo bari kuvuga gutyo inkomere za Katare na Masisi kuri zone bazijyanye zabuze ukuntu zigera Goma. ariko rero impamvu bigoranye Bosco Tazama RDC yo yanditse ngo tose mate ariko ndabona ari ibyejo byo kuri 22 ariko bashyizeho amafoto y'abafaridese barimo na Cirimwami bari kuzenguruka muri bya bice. Ubwo nawe nyine ushubije ibintu inyuma nako se mbisubiza inyuma gute wagireka nkabihuza tozonga simate tozonga simate bivuga iki tose mate so Bosco simate biravuze ngo dusubira inyuma ni muri cya kirimi cyanya gusubira inyuma ntabwo ari icyacu icy'abakongomani ariko Bosco hari iyo nkuru yawe yifatwa rya Kanyabayonga nanjye nari nyitegereje ihuriranye niyo yari ariho avuga ngo umuntu wanditse ngo mu Kivu amato menshi y'ingabo z'u Rwanda ngo ari kugenda yasatira ngo arapositioninze ngo bigaragaza ko tension ngo y'imirwano iri hejuru. None se marine n'ibiri mu myitozo se yari mu maso ndetse nibatangaje intambara barajya se ngo u Rwanda rubika amato kandi bararubwe ko bashaka kurute anya mama we none se ko babaye bati ni itiramo ko inyuma ngo kubite su Rwanda barahagarara bakarubwira yewe se ubu bari kwishingikiriza kuri bya bindi Blinken se ntibibuka ko yigize nirijari batayitangaza intambara ku Rwanda Shadarake ako wanditse hano buragera hafi ya marine hari igihe kigera kimwe marine bakabyutsa amato yose bakora imyitozo banayavugurura kugira ngo adatora ingese ibintu nk'uko ugasanga ikivu cyose bagikwiriye ubundi se amato y'intambara y'u Rwanda rufite konzi ko rufite za speed ubwo ni drone ariko n'ubu drone bugendera munsi y'amazi bwa submarine bugendera munsi y'amazi bw'udrone Kongo ifite technology ishobora kureba ku ndiba y'ikivu oya ayo bari kuvuga yaje hejuru nyine nanjye ndi kubona mu mafoto ibintu hirya wenda bari gutwara 1 2 3 4 5 bari kugiwa bari kugendesha u Rwanda rwemerewe kugendesha amato y'u Rwanda mu Rwanda oya kuko ari ya gisirikare niyo hari abayobozi bagiye ku kirwa cy'Iwawa bagenda mu mato ya gisirikare mugani wamenya yarayafirimye agiye hehe ibyo ntiwabitinda gusa ubu abari kwishingikiriza kuri rya jambo rya Blinken wavugaga ngo ingabo zive ku mipaka buriya nibyo abayurire akavuga ati do babizanye buriya nibyo Blinken sabe pro ingabo z'u Rwanda zayinditse za Amerika uretse n'u Rwanda n'Amerika suzi de pro winga yabaye chef d'état major w'u Rwanda ryarisi ariko avuga nka leta zunze ubumwe za Amerika disi none nabyo ntago yoroshye aravuga ibyo avuga nkuko nanjye ndi kuvuga nta muntu buri wese ni freedom of speech kuvuga ku Rwanda buri wese ushatse fraza akivugira nanjye ndimo ndavuga ariko nibaza ko atari we bavuga ngo mu deploying ahangaha ngo hamuhakuringa zandise hari umusirikare umwe wo muri Amerika wo mu Rwanda. Bosco reka dusoza ikiganiro ubwo tugiye gukomeza gukurikirana birenzeho ibi bijyanye n'ino Kanyabayonga. Ibyari Kanyabayonga byizera 110% amakuru niyo Kanyabayonga yafashwe. Okay, asante sana. Nuko dusoza ikiganiro uti ibifaru byo mu mazi barabibonye none se ntibabibonye uzagende wenda umara umwanya nko muri ya hoteli yo ku mazi ibyo ayo mato yose uzayabona iyo hari umuyobozi wenda ugiye gutemberera kiriya kirwa cy'Iwawa bamutwara mu bwato bwa gisirikare hari ubwato bwiruka cyane mu minota 20 n'ingahe buba bugezeyo buguruka ariko nta nubwo wamenye uko bugenda kuba rero nongeye bwa n'ibintu byo mu mazi nyabona ndi kuyanywa
ari igihe umuhengeri wayandajemo hariya ku Mukivu nyobona ndi kuyanywa ndi no kuyoga amazi umuhengeri watugose ibintu byo mu mazi nabyo bifiteho amakuru make. Hari za vedete, hari za skodi, hari n'amato manini nyine yenstayeho imbunda. Buriya ntiwibwire yuko watatseyo ntago wamenye inkubi gukubisa ivuye wa mugani wafandeka ibingira. So reka dusoze ikiganiro hanyuma bijyanye n'ukuntu ikiganiro cyabaye kirekire Seviate live tuyisigeho baba wa mu depite wa mukandida depite uyamamaza. Okay, hari abantu bafite amatsiko yo kuba ariko wazamugeneye ikese twamwaprodinze ukwera iminota 16 aho rwose reka tuze kumwaproding ukwe ikiganiro kuko nanjye mfite amatsiko yo kumenya ibye ariko nawe wabimenya live na irabikiriho. So ubwo turabashimiye rero ikiganiro yo cyabaye kirekire nyine duhita tugenda tukiva hakurya mu yandi makuru gusa ariko kuvuga Neva yagiye muri Chad agiye kwitabira irahira rya Mahamat Idriss watorewe kuyobora icyo gihugu cya Chad. Bivuze ko ariho ari ndetse mu karere ho nta bindi bidasanzwe bihari ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahakanye ubwene gihugu bwa Amerika bwa Maranga washatse guhirika Tshisekedi. Ikindi twababwira nuko Ubufaransa ngo busanga Palestine itujuje ibisabwa ngo ibe yaba leta ngo buracyayihakana. Ndumva ibyo ngibyo biri kuvugwa hirya no hino mu isi. Ubwo turaza gukomeza kubakurikiranira amakuru yandi uko agenda avugwa niko tuza kujya tuyabagezaho. Mwebwe icyo tubasaba no gukomeza kubana Bwiza TV binyuze mu subscribing kuri ino YouTube channel. Ikindi mukore like na shares ndetse na comment kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho kijye kibageraho kitakerewe. Turabibutsa kandi ko Bwiza TV ikunda ko mwayitera inkunga binyuze mu kuyinyuza kuri iyo nimero. Turabasaba kandi ibijyanye no kwamamaza murabona ko Kigali Homes muri screen arambyemo turashaka ko ajya agira n'abandi bantu basimburana amasaha barenda kuza ntuze Rakarida Guest nayo irazamo hana jondi. Okay, nabandi rero mukomeze muze tubamamarize kugira ngo ibyo mukora bimenyekane. Mu kintu baravuga ngo mukobwa wabuze umuranga yaheze mwanya. Sinakubwiye bari bose bo muri Chic na Miki no mu yandi mazu ari mu bucuruzi hariya ugera ahantu ukavuga nk'uyu hari uzamumenya kandi abantu babuze abantu bamariza kandi baba bazi ko benda bihenze. Ntabwo bihenze muze muhamagare iyo nimero kwanza baza gusanga bitari ibintu bikomeye cyane. Bahamagare iyo nimero babwira uti nimwohereze Viateur nahanyuze mutabizi ariko okay twagenda noneho dutahe hanyuma naho mu biganiro bikurikiraho. Bye. Utagiye ngo Viateur ndabasezeye nanjye Shadrack munsi mwiza.